Buriya igitsina gifatanye na roho, bariya abantu baba bafite uburambe, baba bafite ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru, kandi kubera wenda umubare w'amafaranga runaka wamuhaye, cyane cyane ko muba mudahura buri munsi, waba yafashe umwanya wo kukwitegura, umva agukorera ibyiza byose utekereza kugira ngo nyine ugubwe neza n'ubutaha uzagaruke. Hanyuma rero nugera mu rugo, umugore mwashakanye ukabona nta na kimwe yiyiziye, ameze nk'aho atanabyitayeho, ameze nk'aho atanabyishimiye. Hanyuma turebe yewe no ku mugore nawe wahuye n'abantu benshi, nawe buriya bibaho ko ashobora gutangira kugereranya ibitsina by'abo bahuye, akareba agasanga umugabo we ntacyo yibitseho, n'ubu na tekinike ntazo yibitseho. Ni ukuvuga ngo rero iyo wagize ibihe byo gukora ihuzabitsina n'abantu benshi, bigusaba imbaraga nyinshi kugira ngo usubire mu buzima busanzwe. Kwirinda biruta kwivuza, kandi aho waba ugeze hose guhindukira birashoboka. Ushobora kubihagarika uyu munsi ukavamo umuntu muzima. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga n'akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0788318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Amahoro nshuti yanjye, amahoro nshuti ya Tubeho Neza YouTube channel. Nizere ko aho uherereye hose uguwe neza, ariko niba utaguwe neza nawe ndakwihanganishije kuko nzi neza yuko bibaho muri ubu buzima kandi byose nibigize ubuzima bwacu. Ni Jane Uwimana ukuramutsa, ukwifuriza kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kugira iterambere muri rusange. Ndaje rero kugira ngo twongere tuganire, twongere twungurane ibitekerezo bigamije kubungabunga ubuzima bwacu, bigamije no kutugeza ku iterambere kandi iterambere ryiza rirambye. Uyu munsi turi buvuge ku nsanganyamatsiko nzi neza ko benshi badakunze kugarukaho, yewe nanjye nubwo nagiye nkora ibiganiro byinshi bitandukanye, nzi neza yuko ibi bintu ari ubwa mbere ngiye kubivugaho, kuko uyu munsi turavuga ku buzima bw'imyororokere, ariko noneho turavuga ku ihuzabitsina ku batarashyingiranywe. Ihuzabitsina ni ijambo navuga yuko rigerageje kuba rigufi, kuko ubundi tumenyere gukoresha ngo imibonano mpuzabitsina, ariko urumva ni birebire. Iri jambo rero niryo nahisemo kugira ngo bibashe kutworohera, niryo tuzajya dukoresha mu biganiro byacu, kandi naryo rirasobanutse kandi rirumvikana. Ngira ngo urumva icyo nshaka kuvuga. Iyo tuvuze ihuzabitsina ku batarashyingiranywe, ni ukuvuga ngo ku bantu batari umugabo n'umugore, ariko ndavuga umugabo n'umugore mu buryo bwemewe. Wenda hari igihe mvuze ngo bwemewe n'amategeko byaba bigiye ku rwego rwo hejuru, kubera ko muzi ko kugira ngo bibe byemewe n'amategeko nuko abantu baba baragiye ku murenge, cyangwa kera bajyaga mu karere bakavuga ko bagiye kuri komine, cyangwa hari abasezeranira muri ambasade, ariko warafashe ku ibendera ukarahira ngo ngewe kanaka ngo nemereye ngo harya bavuga ngo iki ukavuga ngo nemeye yuko wowe kanaka cyangwa wowe nyirakanaka ugiye kumbera umugore cyangwa ugiye kumbera umugabo, n'ibindi byose bakavuga ngo tukabana uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ubwo impamvu mvuze gutyo nuko nzi ko ndi kubwira Abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, ariko niba utari n'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda, ndanakuramukije kuko nzi ko murahari benshi kandi b'inshuti zanjye, namwe ndabakunda n'ukuri.
namwe hari uburyo mujya murahira mu bihugu byanyu, abarundi, abanyekongo, abanyarwanda baba mu bihugu bya kure, hariho badafite ubwenegihugu bw'u Rwanda ariko baba mu bihugu by'amahanga. Hari inshuti zanjye zigira ama YouTube channel, njya numva ukuntu ziramukanya nkumva biranshimishije, biranantangaje cyane, binatumye ntekereza yuko koko habaho abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda benshi cyane baba ahantu hatandukanye tutari tuzi. Hari ujya baramutse akavuga ngo ababa mu butayu, ngo ababa ngo mu mashyamba, ngo ababa mu birwa, ngo ababa he na hehe. Ni ukuri abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari henshi cyane hatatanye, kandi mwese nizeye yuko ibiganiro byacu mubikunda kandi bibafasha. Nicyo gituma tuba twabikoze kugira ngo dufashanye nyine mu kubungabunga ubuzima bwacu no kugera kuri rya terambere rirambye njya mpora mbifuriza. Buriya rero murabizi ko cyane cyane abanyarwanda umuco wacu wagiye uvangirwa. Kera byari ibintu byoroshye yuko abantu bagera igihe cyo gushakana, umwe akiri isugi undi akiri imanzi. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu n'umwe bigeze bagirana ihuzabitsina, ugasanga n'ibyo umuntu yabahuguraho ntabwo ari byinshi, kubera yuko byinshi muri byo bagenda babyivumburira, bagenda babyimenyera. Hanyuma n'ibyo umuntu yababwira mu buzima busanzwe abwira abakiri bato, babandi bataragera igihe cyo gushyingiranwa, ntabwo byabaga ari byinshi. Ntabwo umuntu yababwiraga ngo mwirinde ibi n'ibi, mwirinde ibi n'ibi, kuko ntabwo byabaga ari byinshi. Ikibabaje rero muri iki gihe, ibibazo byabaye byinshi, ibigusha byabaye byinshi, umuco waravangiwe, imyitwarire irahinduka, abantu barashakanaga bakamenya ko bagiye kubana akaramata bakazarinda basaza. Ugasanga niba mu muryango, wenda tuvuge uri umugore warashatse mu muryango runaka, ugize gutya upfushije umugabo, bakavuga bati kubera ko umugabo we yitabye Imana, uyu mugore arahita abana wenda na mukuru cyangwa na murumuna w'umugabo, ni uri bukomeze agatunga urugo. Ugasanga rwose umugore afite umugabo umwe, umugabo yashoboraga kuba yagira abagore benshi, ariko bakaba ari abagore bazwi mu buryo bwemewe n'umuco, mu buryo bwemewe n'amategeko y'icyo gihe, bikaba nta kibazo byatera. Bakaba ari ibintu byabayeho mu bwumvikane, nta kwihishahisha. None rero ubu ngubu usanga ibintu bijyanye n'ihuzabitsina rwose byaragiye bigera mu batarashyingiranwa, mu batarashakana, kandi noneho biba mu buryo bukabije. Navuga ngo sinzi niba navuga ngo nuko biba ari kenshi gakabije. Usanga abantu bagirana ihuzabitsina n'abantu benshi batandukanye mu bihe bitandukanye, kandi inshuro nyinshi. Ugasanga ahubwo babandi bashyingiranywe, uramutse wenda nta bushakashatsi bwihariye bwakozwe, ariko iyo witegereje imibereho y'abantu, usanga ahubwo babandi bashyingiranywe bashobora kuba bagirana ihuzabitsina inshuro nkeya kurusha uko ahubwo babandi batarashyingiranwa bakora iryo huzabitsina, kandi bo barikora n'abantu nyine batandukanye nk'uko nabivugaga. Ni ikintu rero kibabaje, kuko nibaza ko abenshi babikora kubera ko batazi ingaruka mbi ziri muri ibyo bintu baba bakora. Iyo Bibiliya ku bakristo, kubemera Bibiliya ivuga iti ibindi byaha byose biba bikorerwa hanze y'umubiri, biba bikorerwa abandi bantu, ariko umuntu ukora icyaha cy'ubusambanyi aba agikorera mu mubiri mo imbere, abahemukira umubiri we ndetse na roho ye. Ni icyaha gikomeye kiremereye kurusha ibindi. Hari igihe abantu baba bavuga ngo ariko si ubundi ngo gusambana, ngo kubera icyo abantu babitindaho, ngo ko ntawe mba nishe, ngo ko ntawe mba nagiriye nabi. Abazungu bo bafite n'ukuntu babihaye inyito yihariye, bavuga ngo ni making love, ngo ni ugukora urukundo, no mu gifaransa niko bavuga faire l'amour. Noneho bagashaka kumvikanisha ko ni ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza koko, ariko ni cyiza ku bashyingiranywe, ku bashakanye. Abantu rero batarashakana nibo nifuza yuko uyu munsi tuganira namwe, kandi mwashyingiranywe turaganira, kuko iki kiganiro
kiganiro kibareba kubera impamvu nyinshi zitandukanye nawe uri bwumvemo. Uraza kumva yuko mu by'ukuri iyo usize uwo mwashakanye ukajya gukorana ihuzabitsina n'undi muntu hanze, uraza kumva akaga uba wikururiye ndetse na mugenzi wawe uba umuzaniye, uraza kumva akaga uba urimo, ushobora kuba ukeka yuko ari ibikabyo, ariko reka wenda dutangire mu bisobanuro kugira ngo ugende ubyumva neza. Niba hari icyo ushaka kubivugaho nawe ufite umwanya, uraza kwandika igitekerezo cyawe muri commentaire, hanyuma dukomeze tubivuganeho. Niyo mpamvu hashyirwa ibitekerezo haba hafunguye, ntabwo njya mpafunga kuko mba ngira ngo niba wumva mbeshya umbeshyuze, niba wumva hari icyo nibagiwe nawe ube wacyongeraho. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo iyi channel rwose ni yawe nawe kuba wanyuzaho ibitekerezo biremewe. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga ni akarusho. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997. Icyo nshaka gusobanura rero ni iki ngiki. Dutangire tubyumva kimwe. Buriya igitsina gifatanye na roho, kuko burya umuntu agira ibice bibiri. Umuntu akoze mu bice bibiri, hari igice turebesha amaso, iki ngiki tubona inyuma, inyama n'amaraso, uyu mubiri tubona ufatika, ariko hari n'igice cya roho, aricyo abandi bita igice cy'umwuka, aricyo abandi bavuga yuko ari igice kitanapfa gihoraho, bavuga bati roho ye yagiye hehe. Ntabwo ari cya gice ushobora kureba mu muntu ngo uvuge ngo giherereye aha n'aha, ngo gifasha aha n'aha, ngo ukirebesha amaso ngo ukibone. Ni nayo mpamvu niyo umuntu apfuye ya roho ye imuvamo, ariko nta wabasha kurebesha amaso ye ngo avuge ngo roho imuvuyemo, ahubwo bigaragarira ku mubiri, aho bavuga bati umutima waretse gutera, ubwonko ntago bugikora, kuko hari n'ibyuma byashyizweho n'abahanga bibireba. Uretse ko n'abahanga nanone babasha kureba barebesha amaso, hari ibyo bashobora kubona, bakaba bashobora gutandukanya umuntu wapfuye n'umuntu usinziriye, kubera yuko hari ibimenyetso runaka biba bitakimugaragaraho by'ubuzima. Ubwo buzima rero ntabwo ari za nyama n'amaraso umuntu aba afite, ahubwo ni ya roho ye, ni wa mwuka w'Imana yahumekaga uba wamuvuyemo. Ni ukuvuga ngo ibice bye bibiri biba byatandukanye, kimwe kigatangira kubora, hanyuma ikindi kigakomeza ubundi buzima. Njyewe niko mbyizera, kandi nzi ko abakristo bizera yuko roho iba ifite ahandi yagiye kandi ikomeza ubuzima bwayo, ndetse ikazanagera igihe cyo gucirirwa urubanza bitewe n'uko yabayeho muri uyu mubiri usanzwe. Ibyo bice bibiri rero bigize umuntu, iyo umuntu agiye mu bijyanye n'ihuzabitsina, bya bice birahura, bya bice byombi birakora. Nubwo no mu busanzwe no mu mibereho ya buri munsi bya bice by'umuntu biba bigenda byuzuzanya, kuko baravuga bati iyo umuntu agiye gukora icyaha bihera mu bitekerezo. Ibitekerezo ntabwo ari ikintu umuntu afata gifatika aba areba, ahubwo biba biri mu mutwe we, biba biri mu mutima we, akabitekereza hanyuma noneho akabishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo rero ya roho iba igenda isa naho iha amabwiriza umubiri, ibyo umubiri ugomba gukora ukabishyira mu bikorwa, bikaba byabera ahandi. Ariko noneho iyo tugeze ku bijyanye n'ihuzabitsina, roho iba yahaye amabwiriza umubiri, ariko no mu bikorwa bikagenda nanone, bikagera kuri roho, kandi ku bantu bombi. Kuko iyo tuvuze ihuzabitsina, biba ari hagati y'umuhungu n'umukobwa, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umukecuru n'umusaza, mbese hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo. Uretse ko ubu hari ibyadutse usanga igitsina gore gikora ihuzabitsina n'undi muntu w'igitsina gore, cyangwa umuntu w'igitsina gabo ugasanga akora ihuzabitsina n'undi muntu, cyangwa se ugasanga cya kindi cyitwaga ihuzabitsina hajemo n'ibindi bintu bitari abantu, bitari ibitsina abantu bagenda bakoresha. Ibyo bifite
izindi nyito twabishakira, ariko uyu munsi kubera ko turi kuganira ku ihuzabitsina hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore, nibyo turi bugerageze gusobanura. Nari ndimo mvuga ko igitsina gifatanye na roho, ni ukuvuga ngo rero ibyo wakoreye muri uyu mubiri uzi neza yuko ari ihuzabitsina, umenye neza yuko biba byagiye muri roho yawe. Ni ukuvuga ngo mu buryo busanzwe bw'umubiri, burya iyo abantu bakoranye ihuzabitsina baba bagiranye igihango. Mwibuke kera ukuntu mu muco nyarwanda habagaho ko abantu banywana, abantu bagahuza amaraso, bakoraga uko bashoboye, bagakoresha ibikoresho bikomeretsa kugira ngo haze kuboneka amaraso hagati y'abantu babiri bahuza amaraso, bakavuga yuko banywanye, bakavuga ko bahanye igihango. Muri icyo gihe baba bahuje ibibi byabo n'ibyiza byabo, baba biyemeje kutazahemukirana, baba biyemeje kuzagirana umubano udasanzwe hagati yabo uko ari babiri, wabaga ari umubano navuga ko unarenze n'ubuvandimwe. Rero no mu ihuzabitsina buriya niko biba bimeze, ni uko abantu batabiha agaciro, ariko uko tugenda tuganira uraza kumva ukuntu ariko biba byagenze, nubwo abantu rimwe na rimwe babikora nk'abikinira, ari ibintu batigeze batekerezaho ngo bumve uburemere bishobora kuba bifite, ariko buriya ihuzabitsina riba hagati y'abantu babiri, baba bagiranye igihango, baba bahuje ibibi byabo. Ibibi rero ntabwo biba kuri uyu mubiri ufatika gusa, ahubwo akenshi binagaragarira hari inyuma, hahandi muri roho, hahandi tutarebesha amaso, niho uzumva ngo wenda abantu bo mu bwoko ubu n'ubu batera umwaku, hanyuma umuntu yagirana nabo ihuzabitsina ugasanga koko wa mwaku urega umugenzi we, ugasanga mu byo akoze byose bitangiye kugenda nabi. Ukazumva ngo abandi bantu bo kubera yuko imibereho yabo imeze neza, ni abantu batera amashaba cyangwa se batera imigisha, kugubwa neza, kugirirwa neza. Ntabwo mujya mwumva se abantu bavugiraho ngo bavura umugongo, cyangwa bakavuga ngo abantu runaka barakenya, ngo guhura n'umukobwa ngo wahanaha ngo bishobora kugukenya. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho. Burya baravuga ngo nta mwotsi ucumbira ubusa, ahari umuriro haboneka umwotsi. Nubona ahantu hari umwotsi ujye umenya ko buriya habaye hari umuriro. Ntago rero iyo migani yose abantu baba bavuga cyangwa imvugo abantu bakunda kuvuga, ntugakeke yuko burya ziba zatunguranye, ahubwo imvugo ijya kuba rusange mu bantu, ijya kuba rusange abantu bakayimenyera, kubera ko hari aho yigeze kuba, noneho bikagenda bimenyerwa ko ibyo bintu bijya bibaho, ari ibintu bijya bibaho mu buzima busanzwe. Ubwo rero abantu bagiranye ihuzabitsina burya baba ari ubwoko bw'igihango bagiranye. Hari ibyiza bigenda byinjiranamo, hari n'ibibi bigenda byinjiranamo. Ubwo rero ni naho hava imvugo y'uko uko umuntu yagiye ahura n'abantu benshi batandukanye, usanga mu buzima bwe nabwo habamo kujagarara, ugasanga umuntu nta cyerekezo runaka afite. Sinzi niba mwarabyitegereje, cyane cyane ku bantu bashakanye niho bikunda kubaho. Abantu bahura bakamenyana badahuje imico, ntago baba barareranywe, nta n'icyo baba bapfana, kuko rwose no mu mategeko bategeka ko abantu bashakana baba badafite icyo bapfana. Ariko uko bagenda bamarana igihe, uko bagenda babana, ugasanga ba bantu barasa, ugasanga ba bantu imyitwarire agenda ijya kumera kimwe. Ntago biba bitewe gusa n'uko wenda baganira kenshi, cyangwa basangira, cyangwa bahurira mu nzu kenshi, ahubwo bituruka ku kuba bakora ihuzabitsina kenshi. Bagera aho ngaho uko bagenda bahuza gahoro gahoro, ibintu byose bikazagira umujyo umwe, bikazaba inzira imwe, ugasanga umugabo n'umugore wagira ngo ni mushiki na musaza, kubera
icyo kintu kiba cyajemo. Sinzi niba mujya mubitekereza wenda ujya ubona ukuntu abantu nyine bamaranye imyaka myinshi bagira imyitwarire imwe, bagira imyumvire imwe, bagira imvugo imwe, ureba n'isura ugasanga rwose bajya gusa kandi kera atari ko byari bimeze. Nicyo kintu rero kiba cyajemo. Hanyuma ku rundi ruhande muzarebe burya nk'iyo bagiye gutanga inshingano zikomeye nko mu buyobozi bw'amadini, ibyo bintu bajya babikora, mu buyobozi bwa leta ku mirimo ikomeye ibyo bintu bajya babikora, ugasanga hari inshingano runaka bataguha mu gihe cyose ukiri ingaragu. Kubera yuko iyo umuntu ari ingaragu aba afite ibishuko byinshi byo kuba yakora ihuzabitsina hirya no hino, kandi irya huzabitsina ryo hirya no hino rikaba rishobora kumukura mu murongo yari ariho, kuko umuntu hari umurongo w'ubuzima aba yariyemeje, ariko noneho iyo yahuye n'umuntu umwe aha ngaha akamujyana bagahuza ibye byose, urumva hari uduce babaye nk'aho bakoze exchange cyangwa kugurana, hari ibyo baba babaye nk'aho baguranye, ejo ukajya ahandi n'ubundi nawe mukagira ibyo musa naho muguranye, ejo bundi ukajya ahandi mukagira ibyo musa naho muguranye. Wa muntu ukiri ingaragu asigara ameze nk'aho nta cyerekezo afite, nubwo waba uri umuntu uri seriye gute. Kuba seriye ni ukuvuga ngo uzi icyo ashaka mu buzima, wiyemeza ikintu runaka akakigeraho, ufite imyitwarire twavuga ngo ni nta makemwa, ariko ukagira gutyo ukajya mu ihuzabitsina n'abantu batandukanye, nawe ubwawe uzabyiyumvamo yuko kugira ngo ukomeze wa murongo mwiza w'imibereho wari usanzwe ufite bigusaba imbaraga zidasanzwe, kuko uba wumva hari ibigenda bigukurura hirya no hino, hari ibigenda bigukurura ukamera nk'aho watangiye kugenda utakara. Niyo mpamvu rero bavuga bati rwose burya umuntu washatse, kuko iyo washatse uba uvuze uti mpisemo umuntu umwe niwe tuzajya dukorana ihuzabitsina, nubwo nyine gucana inyuma nabyo byadutse, ariko nabyo mubona ingaruka bigenda bigira. Rwose burya abantu bikunze kubaho kenshi ku bantu batandukanye, nawe uzisuzume niba bikunze kukubaho, uzasanga yuko hari ingaruka byagiye bikugiraho mu buzima bwawe. Ushobora gukora uko ushoboye ukazihisha hanze ntibazimenye, ariko wowe mu mutima wawe, mu mitekerereze yawe no mu migirire yawe urazizi, uziyiziho izo ngaruka ko zakugezeho. Burya rero iyo washatse cyangwa se nubwo waba utarashaka ukaba ukiri ingaragu, ariko ukaba ukundana n'umuntu umwe, muba mufite umurongo runaka mwihaye, muba mufite ikigero cyo gukundana kiri hejuru pe. Burya iyo ufite umuntu umwe wahisemo ukavuga uti uyu nguyu niwe tuzajya tugirana ihuzabitsina, niwe tuzajya tugirana gahunda zisanzwe z'ubuzima, birakorohera kuba wafata umurongo. Iyo ari umuntu ufite ingeso mbi nyinshi, birumvikana yuko ashobora kugukurura muri za ngeso mbi ze nyinshi, nyine uwo murongo we mukaba ari wo mufata. Iyo rero udafite ingeso nziza zihagije, utihagazeho bihagije, muri kwa kugenda mugurana usanga za ngeso nziza wamuhaye zitari ku kigero cyo kuba zatsinda ingeso mbi ze, mugakomeza muri wa murongo we mubi. Ibyo birumvikana yuko rwose ni ibintu nako biba byoroshye. Ibyo ngenda mvuga byose, niba hari ahantu bizi mu buzima umbabarire, ushyireho igitekerezo cyawe nawe ugire icyo ubivugaho, kuko ushobora gusanga ndi kubivuga gutya, ukurikiye iki kiganiro akaba avuga ati uyu muntu ibyo avuga ntabwo ari ukuri, njye ntabwo nigeze mbyibonaho, wenda kubera ko utigeze ufata umwanya ngo utekereze neza ku buzima bwawe, unagira umwanya wo kubusuzuma urebe uko bugenda buhinduka bitewe n'abo mugenda muhura cyangwa bitewe n'uwo muri kumwe. Ariko nubona igitekerezo nawe biratuma ubona yuko n'ubuhamya, burya n'ubuhamya umuntu aba atanze, kandi ubuhamya butuma ibintu runaka nubwo byaba ari ikiganiro kimeze gute, bituma gihita kijya mu buzima busanzwe, umuntu agahita abasha kubihuza n'ubuzima busanzwe mu buryo bworoshye. Iyo uri kumwe n'umuntu umwe uramukunda cyane,
ni nayo mpamvu usanga bavuga yuko abakiri bato abajene bakiri abana bakiga gukundana barakundana bakenda gusara ntabwo burya biba byatewe n'uko ari imisemburo yabo wenda iba ikora ku kigero cyo hejuru ngo bakabye ahubwo ni ukubera yuko roho yabo iba itarajya hirya no hino baba bakiri abantu buzuye baragurana bombi bikaba ibintu byoroshye ariko uko umuntu agenda akura uko umuntu agenda akora ihuzabitsina n'abantu benshi batandukanye bamwe basiga bamubabaje bamusigira ibikomere bidasanzwe niko n'ikigero cyo kuba yakundana n'umuntu mu buryo bwa nyabwo bufatika kigenda kigabanuka niko ikigero cy'urukundo afite mu mutima we kigenda kigabanuka kuko burya uba waragiye uhaho ba bantu bose mwagiye muhura ukazagera igihe runaka noneho ushaka wenda gukundana n'umuntu ku buryo bwisanzuye navuga ngo bwuzuye nanone ngo wongere ukundane nawe 100% ari wenyine nawe agukunda 100% uri wenyine ugasanga bibatwaye imbaraga zidasanzwe cyakora iyo mwagize amahirwe ntimujye hirya no hino biraborohera kuba ubwo bwoko bw'urukundo namwe mwarugira rwose mugakundana mukenda gusara nubwo mwaba muri abantu bakuru ikindi kandi nuko nubwo waba warabinyuzemo hirya no hino rwose ukabibamo inshuro nyinshi burya nta kintu cyiza nk'ubwonko bw'umuntu nta kintu gifite imbaraga nk'imitekerereze y'umuntu nta kintu gifite imbaraga nk'umuntu wafashe icyemezo akavuga ati ngewe niteguye guhinduka ariko ni hahandi uzumva abantu bavuga ngo reka uyu muntu tumusengere tumukorere deliverance ni hahandi uzasanga umuntu kugira ngo abashe guhinduka bimusaba kugera ku kintu runaka gituma amera nk'aho ahinduye bundi bushya bya bindi abakristo bavuga ko ari ukuvuka ubwa kabiri uvuga uti bwa buzima bwanjye bwa kera bwose ndabuhanaguye mbaye nkutangira bundi bushya icyo gihe rwose birakunda hajya habaho uburyo butandukanye umuntu ashobora kwihambura ubwo ni nko kwihambura ku ba ex bantu mwagiye mukundana mukaba mwaragiranye ihuzabitsina ariko uyu munsi ukaba ushaka kongera gutangira inzira yo gukundana n'umuntu umwe bijya bibaho ariko bigutwara imbaraga no kubishyiramo ubushake bitabujije yuko bidakuyeho ko nyine biba byarigeze kukubaho urumva ko uba uri kurwana no gusana ibyangiritse reka tuba ariko tubivuga mu gihe uramutse warabashije kumenya ingaruka ushobora gukura mu ihuzabitsina n'abantu benshi wakabaye warabyirinze mbere aho kugira ngo urwane no gusanasana baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza hari ingaruka zigenda zivamo iyo umuntu adahuye na cya gihe cyo kuvuga ngo reka mpindukire mbivemo iyo rero wahuye n'abantu benshi mu buzima ni hahandi uzasanga umugore agize imyaka hejuru ya 40 avuga ati nge rwose ndumva mu mutwe wanjye hatarimo igitekerezo cyo gushaka kubera yuko nta rukundo muri we asigaranye yumva yiteguye gutanga yewe no kwakira kuko burya ndimo ndavuga ibyo gukundana n'imibanire ariko byose biba bizenguruka kuri rya huzabitsina iyo biri hagati y'umugabo n'umugore biba bizenguruka kuri rya huzabitsina ni ukuvuga ngo rero mu gukundana ushobora kuvuga ngo ngiye mfite urukundo rwinshi rwo gutanga ngo mfite byinshi byo gutanga ni hahandi bigera mu ihuzabitsina ukagira ibyo utanga ariko wa wundi uha iyo we adafite umwanya wo kwakira nta hantu yisigiye ngo yakire kugira ngo abashe kwakira kandi nuko aba nawe yaguhaye ni ukuvuga ngo niba ikigero cy'ibyo umuha kiba kingana n'ikigero cy'ibyo umukuraho muba muri kugurana iyo rero umugore amaze kurenza imyaka 40 yarahuye n'abantu benshi aba yaragize tubyita ibikomere ariko mu by'ukuri
ni bya bindi nyine n'iza ngaruka ryahuzabitsina ziba zirimo, umuntu bameze nk'aho bamukamuye, yatanze ibye byose, yakiriye byinshi none byaruzuye kandi ibyo yakiriye akenshi biba atari n'ibintu byiza, biba atari ibintu bitanga amahoro, bishobora gutuma agira inyota yo kumva yuko yashaka akagira uwo bashingana urugo, bubakana urugo, bazasazana. Ni hahandi umuntu atekereza gushaka kubera yuko mu muryango nyarwanda cyangwa se muri sosiyete imukikije bitewe n'aho aherereye bavuga bati uri ingaragu ishaje, wowe waragumiwe, wowe waheze ku ishyiga, wowe wabaye ingaramakirambi, agashaka ari ukubera icyo gitekerezo gusa cyo kuvuga ngo ari ukurwanya izo mvugo ziri hanze kugira ngo be gukomeza kumwita ayo mazina mabi, be gukomeza kumubona nabi, ariko mu mutima we ugasanga nta cyanga, nta buryohe abitegerejemo, ahubwo mbese ni ibintu by'umuhango biri aho ngaho byo kwitambukira gusa. Rero urumva yuko ihuzabitsina rishobora kwangiza umuntu kugeza kuri urwo rwego, nta mpamvu yo kugira ngo ube ubyishoramo ukiri muto utazi ibyo bintu. Niyo mpamvu iki kiganiro nagiteguye kugira ngo ufate umwanya ugikurikire, wongere ugisubiremo kandi ugikurikire unatekereza kugira ngo wumve ko koko ibyo mvuga bihuye n'ubuzima busanzwe. Aha niho hajya havamo ko umuntu aba ari umubyeyi yaranabyaye akabyara umwana umwe, akabyara abana babiri, ukajya ukumva aravuze ati ngewe rwose buriya ntabwo nigeze ndyoherwa n'urushako ndetse nanabivuyemo, ugasanga umuntu yabaye umutinganyi kandi yari umubyeyi ufite n'abana. Ntimuzi abantu se byabayeho, ntabwo ari ukubacira urubanza, ariko buriya usuzumye neza ushobora gusanga no mu mpamvu zatumye ibyo bintu bibabaho ari ukubera ko bigeze kugira ihuzabitsina n'abantu benshi, cyangwa se kuko bashobora kuba atari abantu benshi, harabayeho guhohoterwa muri rya huzabitsina rikozwe ku mbaraga, ku ngufu, ibyo bita gufatwa ku ngufu cyangwa se gusambanywa ku ngufu. Nabyo bishobora kubaho bikavamo ko umuntu amera nk'inyamaswa, ntaba akigira ya marangamutima, ntaba akiryoherwa n'umubano n'abandi bantu, ugasanga ahubwo rya huzabitsina we nyine rigarukira aho ngaho, arifata nk'ikintu nk'uko umuntu yasonza akarya. Bijya bimbabaza iyo numvise abantu bagerageza kubigereranya gutyo, bakavuga ngo urumva ngo imibonano mpuzabitsina ngo ni ikintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, ngo nk'uko umuntu asonza agakenera kurya. None se niba ubigereranya ko iyo ushonje utarya ibyo ubonye byose, ubu se nta bintu ushobora kuba ufite aho ngaho iruhande rwawe kandi biribwa, ariko ukicwa n'inzara kubera yuko utabirya? Niba utarya ibyo ubonye byose kubera ko bimwe ari uburozi, ibindi byangiza ubuzima, niko n'ihuzabitsina utakabaye urikora mu buryo bubonetse bwose. Rero iyo umuntu avuze ngo urumva ngo umuntu aba amaze ngo igihe ngo arya imboga, ngo akeneye ngo no guhindura indyo, ngo indyo imwe ngo ishobora gutera ikibazo, ngo ni ngombwa ngo kugerageza kuvanga, nibaza ko abenshi babivuga kubera yuko ibi bintu byose turi kuganiraho baba batabizi, baba batabitekerejeho ngo bagire umwanya wo kubona izo ngaruka, kubera ko ari ingaruka zibaho buhoro buhoro, kubera yuko rya huzabitsina riba ryakozwe mu ibanga. Ujya kubona ukabona umuntu ibintu bimubayeho ni bibi, bigenda bimwisukiranyaho, ukagira ngo ni nk'ibyo yarozwe, amakuba aturuka hirya no hino kubera ba bantu benshi bagiye bahura, noneho ntumenye aho bituruka, kubera ko na bya bintu na ba bantu baba baragiye bahuza ibitsina ntabwo uba ubazi, ntabwo uba uzi ngo byamugendekeye gute, ariko we nyir'ubwite aba abizi. Ni nayo mpamvu mvuga nti ubuhamya kuri iki kiganiro bushobora kugirira benshi akamaro. Wenda ntabwo mvuze ngo wivuge kubera yuko nzi ko dutinya kwivuga cyane cyane iyo ari ibintu bitari byiza, ariko ushobora kuba uzi umuntu byabayeho, ukabona ukuntu ubuzima bwe bwagiye bumera nabi kubera iki kintu cy'ihuzabitsina.
mujya mubona ukuntu urubyiruko dufite muri iyi minsi rwose niba uri umujene umbabarire nawe urabizi muri bagenzi bawe cyangwa ushobora gusanga nawe ubyiyiziho babaye nk'abantu badafite icyerekezo mu buzima. Abenshi usanga ariko byabagendekeye kandi byatewe n'iki nuko iki kintu cyitwa ihuzabitsina cyamaze kuba nk'ikintu gisanzwe umuntu ashobora gukora uko yishakiye, aho ashakiye, aho aboneye, ugasanga umuntu yasohokeye mu kabari kanaka, aranyweye arasinze, ahuye n'umuntu bataziranye, bagiye muri toilette bahuje ibitsina, arongera arasohotse aratashye, wa muntu nta na nimero ya telefone ye afite, nta n'ahantu azongera guhurira nawe, akavuga ngo kubera ko gusa numvaga nagize ubushake. None si iyo wanyweye ugasinda kenshi iyo umubiri uri gukora amaraso ashyushye ubwo bushake ntibuza. None se buri gihe uko ugize ubushake niko ugomba kubikorana n'uri hafi wese n'uwo ubonye wese, ugasanga rwose ibyo ni ibintu bafata nk'ibintu byoroshye. Niba bagiye nk'ahantu biri bube ngombwa yuko baharara, ugasanga kuba umuhungu yafata umukobwa bataziranye bakararana, bakarara muri ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye, ntabwo ari ngombwa yuko haba hari izindi gahunda bafitanye. Ibyo rero nibyo usanga byaragiye byinjira mu buzima busanzwe, biri kwangiza benshi, biri kwangiza ubuzima bwa benshi mugira ngo ni ibigezweho. Hari abantu njya numva ngo bateguye ngo icyitwa sex party, ibirori bishingiye ku ihuzabitsina, bakavuga ngo muzaze ngo mubyitabire, ngo abakobwa barahari, ngo muzaze, ngo abahungu bazaza bishyuye ngo kugira ngo babyinjiremo. Ibyo bintu ndabizi ko bijya bibaho na hano mu Rwanda, ibyo bintu bijya bibaho, uretse ko biba nyine akenshi mu ibanga rikomeye, ariko hari igihe amabanga nk'ayo ngayo agenda amenyekana, kandi bigakorwa n'urubyiruko, bigakorwa n'abantu bakiri bato. Ni ukuri ukava mu rugo uvuga ngo ngiye ahantu ngo habereye ibirori ibi n'ibi, ngo ngiye guhuza igitsina n'umuntu ntazi. Tureke wenda abangaba babikora wenda kubera ubuzima buba bwabibajyanyemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi nabo mpamye yuko babikora kubera kutamenya aya makuru, babikora mu buryo bwo kwigurisha. Ugasanga umuntu ntacyo abuze, nta kibazo na kimwe afite, nta gikomere cy'urukundo yigeze agira, ariko arishora mu bintu nk'ibyo ngibyo, ngo ngomba gutakaza ubusugi, ngo abantu bamenye ko ndi isugi kuri iyi myaka, ngo bananseka. Nyamara abantu baba bari kugushora wowe ukagendera muri cya kigare, nicyo nyine usanga cyoretse urubyiruko hanze aha ngaha, icyo kintu cyo gufata ihuzabitsina nk'aho ari ibintu byoroheje, nk'aho ari ibintu bisanzwe. Ntago mwumva agaciro kabyo, ibintu abantu bakora bikabyara abandi bantu, ntago mwumva uburemere bwabyo, ntago bigarukira aha hafi, bihuza umubiri bigahuza na roho, kugira ngo nyine na wa muntu uvutse burya aba afite umubiri wo ku mpande ebyiri, aba afite na roho yaturutse ku mpande ebyiri. Ni nayo mpamvu umwana asa na se agasa na nyina, akagira imico nk'iya se, akagira imico nk'iya nyina, akagira imitekerereze nk'iya se, akagira imitekerereze nk'iya nyina. Nuko bya bice bibiri bigize umuntu byose biba byahuriye aho ngaho. Ntago rero ari ikintu cyari gikwiye gufatwa nk'ikintu cyoroshye ngo abantu bakijyana uko bishakiye, bakinyuze mu nzira bishakiye. Mu by'ukuri njyewe iki kiganiro maze igihe kinini ngitekerezaho, kuko ushobora kuba utabizi wenda, ariko hari ibiganiro ku buzima bw'imyororokere najyaga nkora kuri radiyo. Ibyo biganiro rero ku buzima bw'imyororokere byatumye ngira umwanya uhagije, ngira amahugurwa ahagije, ngira amakuru ahagije ku kintu cy'ubuzima bw'imyororokere, ku kintu cy'ihuzabitsina by'umwihariko. Hari byinshi rwose nagiye ngerageza kwitegereza, nganira n'abahanga, ariko hakaba hari ubwoko bw'ikiganiro burya utanabona uko utanga kuri radiyo, utanabona uko ubisobanura pe. Ndavuga nti reka nzabishakira umwanya, nzabinyuze kuri YouTube, kuko niho nshobora kwisanzura, nkavuga byinshi bishoboka, kandi n'abantu bakaba bafite uburenganzira bwo gushyiraho komantere mu buryo bwisanzuye, kandi bikagera no kuri benshi bashoboka, kuko nzi neza yuko internet burya yatumye isi iba umudugudu. Ni ukuvuga ngo aho uherereye iki kiganiro gishobora kukugeraho utarabashije kugira amahirwe wenda yo kuganira n'ababyeyi, utarabashije kumenya za kirazira ziba ku ihuzabitsina,
ukaba nibura wabasha kumenya aya makuru. Ibyo bituma ubutaha nutekereza kwihuzabitsina uzabanza ugatekereza kenshi gashoboka, ugakora ibintu bitagutunguye, ukibuka ko atari imikino, atari ibintu byo gukinisha, cyangwa se ukabyishoramo uzi n'izi ngaruka zose biba bishoreranye. Burya iyo umuntu yakoze ikintu azi, baravuga ngo usenya urugo umutiza umuhoro, uramwihorera. Ikibi ni uko yakora ikintu nyine agitewe n'ubushishi. Niyo mpamvu rero nanjye mvuga nti reka iki kiganiro rwose ngikore, nguhe amakuru yose ukeneye, hanyuma ibindi uzaba ari wowe ubyirengera. Akenshi usanga abantu bavuga ngo urumva ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo n'uwo mutarashakana ngo bitera ngo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ngo bituma ngo umuntu ngo asama inda ngo cyangwa agatera inda ngo atabiteganyije, bakagarukira aho ngaho. Ariko hari ibindi byinshi ngira ngo uri kubyumva ibyo turi kugenda tuganira, hari byinshi bigenda biri inyuma bikururana, byinshi bibi abantu badakunda kuvugaho, kandi ari nabyo biremereye kurushaho. Kuko ubu ngubu hari ikintu gisigaye cyaradutse cyo kuvuga ngo sida ngo isigaye ngo ifite ngo imiti ngo ntawe ikica, ugasanga abantu ntabwo bakibiha agaciro nka kera. Nyamara hari n'izindi ndwara nazo abantu badaha agaciro, nubwo bavuga ngo ntabwo ikica, ariko ituma umuntu abaho mu buryo bwo kwitwararika atakagombye kuba yabaho muri ubwo buryo bwo kwitwararika. Ariko hari izindi ndwara, hari nka mburugu, hari nk'imitezi, hari indwara ziba zinateye isoni mu by'ukuri, umuntu arwara akajya kwa muganga kwivuza. Hari abajene bajyaga bampamagara mu kiganiro, akambwira ibirwara yagize, ariko akambwira ukuntu yatinye kujya kwa muganga kandi birimo bimwangiza. Ugasanga igitsina cyahindutse ibisebe byajemo amashyira, umuntu yaratinye kuba yajya kwivuza kubera azi ibyo yakoze, azi naho ibyo birwara yabikuye biteye isoni. Ugasanga abandi na ya virusi itera sida imugezeho kubera yuko atagize ubwirinzi buhagije, kuko yumva ari ibintu hari byoroshye. Mumbabarire ibi nabyo tubivugeho. Ari kuri izo ndwara yewe ari no kunda zitateguwe. Hari ukuntu tuvuga ngo twigishe cyane, dusobanurira abantu gukoresha agakingirizo ngo kubera ko karafasha. Ni byiza koko, ni byiza kuko agakingirizo gashobora kugira ibyo gafasha, ariko nitwinjira mu mikoreshereze yako no mu bihe umuntu ashobora kugakoreshamo, uraza gusanga ko nako ubwako kadahabwa ayo mahirwe yo kuba kakora akazi kako, ngo kagira ibyo gafasha, kagira ibyo karinda. Uzi yuko wenda reka ne kuvuga ngo uzi yuko, kuko ni ibintu ushobora gusanga nawe byarakubayeho. Agakingirizo ushobora kugakoresha ari kwa kundi habayeho imibonano mpuzabitsina wenda itunguranye, kandi ku bantu bafite igihe gito bari buhite batandukana. Ariko se turebe nko ku bantu bakundana, turebe nko ku bantu wenda nibashaka babe badakundana, ku bantu bari burarane, ku bantu bari burarane, bari bukorane amaturu menshi. Mbabarire gukoresha ayo magambo kuko tuyaziranyeho, ni ngombwa yuko nyakoresha kugira ngo ubutumwa bubashe gutambuka. Mushobora kuba mwabyumvikanyeho mukavuga muti rwose turakoresha agakingirizo. Muzi ko hari aho batanga kamwe, hari aho usanga mu ipaki harimo 3, hari aho usanga mu ipaki harimo twinshi. Abaguze wenda amapaki manini, ariko nk'utu ngutu dutangirwa ubuntu. Hari n'abasigaye baburana rwose bavuga ngo ni gute ujya gusaba agakingirizo bakaguha agakingirizo kamwe, ngo babumva yuko uri bukora agaturu kamwe. Ntabwo agakingirizo kamwe kaba gahagije, ahubwo buriya gashobora no kuba imbarutso yuko za ngaruka zose ziba nyinshi. Kuko niba abantu bari burarane cyangwa abantu bari bumarane igihe kinini bakabasha gukorana ituru irenze imwe, ni ukuvuga ngo haba harimo ibyago byinshi by'uko batari bukoreshe agakingirizo. Biba bishoboka rwose, kuko niba baguze ipaki irimo udukingirizo 3,
tukaza kubashiriraho kandi igikorwa bakigeze kure ko bagenda bakora ya mibonano mpuzabitsina. Hagati aho ngaho ngire n'ikintu mpita nsobanura aha ngaha, kuba wakoresheje agakingirizo ntago bikuraho yuko bya bibi byose bishamikiye inyuma, bya bindi twavugaga by'uko muba muguranye, ntago bikuraho ko bibaho. Bishobora wenda gukingiriza indwara zisanzwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko ntago bikuraho ko bya bindi byose abantu bagurana bibaho. Nubwo wenda ushobora kuvuga ngo ntaho imibiri yacu yahuriye, ariko roho zanyu ziba zamatanye, ziba zahuye, ziba zabaye roho imwe. Ubwo rero n'imibiri n'ibindi byose biva muri za ngaruka biraza rwose, uba mwamaze kubigurana n'ubundi. Ubwo rero icyo navugaga, agakingirizo uragakoresha bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu. Ubwo rega mbaze n'inshuro nyinshi, kuko akenshi usanga hari n'abagakoresha yagera hagati akavuga ngo ngo kari kubangama rwose, ngo ihangane tugakuremo, ngo hanyuma tuzipimisha. Urumva? Cyangwa ngo uraza kunywa akanini, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga bahise bagakuramo. Uzasanga ari inshuro nke agakingirizo gakoreshwa uko kagenewe gukoreshwa, mbese ngo kagire umumaro nk'uko kakagombye kuwugira. Kubera iki? Kubera yuko hari abatangira bagakoresha nyuma bakaza kugakuramo, hari abatangira bagakoresha tukaza kubashirana, hari rero n'abahura bagahura bwa mbere, niba ari kamwe, niba ari tubiri, niba ari dutatu, bakadukora nta kibazo, bagakoresha udukingirizo nta kibazo. Hanyuma ubutaha bazahura ugasanga umwe atangiye kubwira undi ati ariko se sheri, buri munsi tuzajya dukoresha agakingirizo, ibi ni ibiki? Niho rero hahita haza ikindi kintu nacyo kigiye kumara abantu. Niba mubona ukuntu ibipimo by'abarwaye abafashwe, abanduye virusi itera sida bigenda bizamuka, mu zindi mpamvu ngewe niyo nkeka, ariko nta mibare yakozwe, ariko dufatanye kubitekerezaho. Utu dukoresho twadutse two kwipima umuntu agura muri farumasi. Ngewe naganiriye n'umudogiteri, ndibuka ni Dr Amiel Nzayisenga. Niba ukurikiye iki kiganiro, ushobora nawe kudushyiriraho igitekerezo ukatwibutsa. Turiya dukoresho bakoresha bipima, ntabwo tubona umuntu wanduye virusi itera sida, wenda tuvuge mu ijoro ryakeye, tuvuge niba nahuye n'umuntu tugakorana imibonano mpuzabitsina, hanyuma ku manywa nkajya guhura n'undi muntu, ngafata ka gakoresho nkipima, kandi wa muntu yanyanduje ya virusi itera sida, ntabwo kuri ayo manywa ka gakoresho kari bubashe kubona yuko mfite ya virusi. Nyamara wa muntu dukorana imibonano mpuzabitsina mba nshobora kumwanduza. Muri kumva ukuntu ibyo bintu biteye ikibazo? Muri kumva ukuntu biteye impungenge? Ni ukuvuga ngo rero kuba abantu bakwipima mu by'ukuri ni byiza, ariko byerekana uko umuntu yari ahagaze mu minsi ishize. Tuvuge niba nipimye uyu munsi, biranyereka uko nari mpagaze, tuvuge wenda mu cyumweru gishize. Ntago nibuka neza igihe bisaba kugira ngo kariya gakoresho kabe kabasha kubona virusi itera sida mu maraso, ntabwo nibuka, ariko nigeze kubikoraho ubushakashatsi rwose. Ndaza no kureba ahantu nari nabyanditse, nze kubyandika mu mwanya w'ibitekerezo mbabwire. Ariko ntabwo umuntu wanduye virusi itera sida ako kanya kariya gakoresho gahita kamuvumbura. Umva rero biba ari ikibazo. Tugere ku rundi rwego, hari ushobora kuvuga ati okay, ibyo kwipima reka tubyihorere, tujye kwa muganga badupime, kubera ko aribo bafite uburyo bwizewe kandi butanga ibisubizo bishobora kuba byerekana uko umuntu yari ahagaze mu masaha makeya ashize. Ariko se tuvuge mujye kwa muganga, barabapimye koko, basanze nta virusi itera sida mufite, nta n'izindi ndwara namba mufite, hanyuma muratashye, mukoze imibonano mpuzabitsina, sibyo? Murakundana, ntabwo mubana, muri inshuti gusa, cyangwa se muri n'abafiyanse, nta kibazo. Nyuma y'icyumweru murongeye murahuye, muzongera mujye kwipimisha. None se muri cya cyumweru gishize, ko umuntu nta mpeta mwambikanye, ko umuntu mutigeze murahira
ngo murahire ko mutazacana inyuma nubwo mwabirahira kandi murabizi yuko abantu batabana rwose ibigeragezo biba ari byinshi cyane cyane iyo nyine nta kidasanzwe kindi mwemeranyijwe ubu ubwirwa n'iki ko mutari butandukane ngo ajye n'ahandi nagaruka se uzongera uvuge ngo twongere twipimishe ibaza abantu muhura rimwe mu mezi 3 kuko nzi neza ko abantu baba boyfriend girlfriend batabana umuhungu abiwabo umukobwa abiwabo cyangwa abashuga daddy n'abashuga mami nabyo tujye tubivuga tuvuga ibintu mu mazina yabyo ugasanga uri umukobwa uri umuslay queen wikundanira n'umugabo ufite urugo rwe muzabonana rimwe mu kwezi sibyo niba muzabonana rimwe mu kwezi ikindi gihe azaba ari kumwe n'umugore we cyangwa azaba ari kumwe n'abandi bo ku ruhande hanyuma nawe ushobora gusanga muri icyo gihe nawe hari abandi uzaba ufite kuko akenshi iyo bimeze gutyo cyangwa se rimwe na rimwe gusa icyo nzi nuko ari ibintu bibaho usanga ari umukobwa afite uwo bakundana boyfriend uzwi n'abantu bose baho ngaho b'inshuti ze abereka akavuga ati uyu ni boyfriend wanjye bahura rimwe mu kwezi hanyuma akaba afite sugar daddy cyangwa se wa mugabo ufite urugo bahura bihishe uzamuhamagara rimwe na rimwe ngo amusanga ahantu muri rogi urumva bagira ibyo batunganya bakora ihuzabitsina nawe akamuhamagara wenda rimwe cyangwa 2 mu kwezi nta wundi muntu ubizi wa mukobwa niwe wenyine ubizi wa mukobwa akaza kugira n'undi muntu noneho ku ruhande avuga ati kubera yuko boyfriend wanjye mba mbona isaha n'isaha ashobora kuzabivamo nkurikije ibimenyetso mbona urukundo rwacu rushobora kuzahagarara none reka mbagarire yose murabizi icyo bita kubagarira yose ni ukuvuga ngo ni ugukundana n'abantu benshi igihe cyazagera ugahitamo umwe nawe akavuga ati nubwo boyfriend wanjye abantu bamuzi reka ngire n'undi noneho batazi akaba afite n'undi ku ruhande utazwi nawe bagira uburyo bahura wenda uwo boyfriend afite iwe umukobwa azagenda ajyeyo bakora ihuzabitsina cyangwa uwo mukobwa afite iwe boyfriend azaza bakora ihuzabitsina cyangwa bazahurira no muri rogi cyangwa bazapanga bajye muri picnic ahantu bamara iminsi nk'ibiri cyangwa 3 cyangwa baramara amasaha ngaha ariko nyine ni ukuvuga ngo wa mukobwa ari hagati ahuza ibitsina na boyfriend we ahuza igitsina na wa mugabo ufite umugore agahuza igitsina na wa wundi uri ku ruhande kandi bose uko ari 3 bamujyaho mu buryo buhoraho no kuvuga ngo ntabwo ari umuntu uza ngo yongera agende bose bafitanye umubano uhoraho ushobora gusanga aba bose uko ari 3 baramupimishije yaragiye kwipimisha ubwo no kuvuga ngo baripimishanyije barajyanye kwa muganga kugira ngo babapime ari 2 urumva buri wese yaramujyanye ukwe hanyuma harya ubwo uwo mukobwa afite uwuhe mutekano harya ubwo mukobwa afite ubuhe buzima yizeye wa mugabo ufite umugore kandi uriya mugabo ufite umugore uko yaje kuri uwo mukobwa niko yajya no ku wundi mukobwa ikindi kandi aragenda agahura n'umugore we umugore we nawe ntabwo tumwizeye tuzi gute se niba nawe adafite ku ruhande umupfubuzi ajya kureba urumva ukuntu ibi bintu biteye ikibazo gikomeye hanyuma yongera ahure na boyfriend nawe ntabwo tumwizeye wenda nawe wasanga bagarira yose afite abandi bakobwa nk'abangahe bakundana hirya rero isura nshaka kukwereka ni isura y'ukuntu umuntu ugirana ihuzabitsina n'uwo batashyingiranywe aba sinzi uko nabivuga aba ari muri nzapfa nzakira simbizi mu by'ukuri aba afite risike nyinshi cyane nta nubwo wabona uko wirinda by the way nubwo wavuga ngo ugiye wowe wenda uri umukobwa cyangwa uri umusore ukavuga uti ngewe rwose uyu muntu
nubwo tudahorana ariko niwe wenyine ngiye kumufata ngiye kuba ari we wenyine, mbese niwe nahisemo ko ari we wenyine tuzadukorana ihuzabitsina. N'ubundi uba ufite za risike kuko we ntabwo uba mu mutima we, ntabwo uzi uko abibona. Wenda waracyabona ihuzabitsina nk'umukino, nk'ibintu byoroshye cyane, uko uri kurwana wifata ukavuga uti tuzahura mu kwezi gutaha kubera ko aribwo ubuzima buzaba budukundiye. We ntabwo uzi niba yifata, kandi ntabwo wabaho muri ubwo buzima bwa stress uhora uneka umuntu, uhora buri gihe ucunga ngo yagiye he, ngo yavuganye nande, ngo byagenze bite, umufiteho ubuhe burenganzira se ubundi kuvuga ngo ni boyfriend wawe? Kereka we wenyine umutimanama we cyangwa se ubumenyi afite kuri ibi by'ihuzabitsina bimufashije kuba yakwirinda, akaba yanavuga ati n'uyu wenyine tugiye kujya tubikorana. Naho ubundi nk'abantu bakora kwa muganga nibo babikubwira, ngewe rwose ubwo buhamya abantu bakora kwa muganga bajya babumbwira. Abaganga ko njya nkunda kuganira n'abaganga cyane, nyine ndi gushakisha ubumenyi bwisumbuyeho kuri ibi by'ubuzima bw'imyororokere. Muganga akakubwira ukuntu umwana w'umukobwa aje kwisuzumisha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kubera ko wenda yishimagura cyane mu gitsina, kubera ko wenda hajemo ibintu binuka, bamupima bagasanga hari indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kwa muganga iyo bayigusanzemo bahita bakubwira bati genda ubwire uwo mukorana imibonano mpuzabitsina nawe aze tumusuzume. Urumva? Noneho ngo muganga yabwira umwana w'umukobwa ati mana we, ati ndabwira ndati ni benshi, ati ntawe nabona mbwira. Uribaza icyo kintu? Cyangwa undi umugabo ari ugiye, akenshi abagore nibo ibimenyetso bikunda guhita bigaragara cyane. Abagore nibo bikunze kubaho, ariko n'abagabo nabo hari indwara zimwe na zimwe rwose zigira ibimenyetso bibangamye cyane ku buryo bituma ahita yihutira kujya kwisuzumisha. Hanyuma rero baba ari we basangana indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, bati ubwire madamu nawe azi. Ati yewe, ati madamu yanyica, ati ni ngewe nkozi y'ibibi, ati sinzi n'ukuntu nabigenza. Hakaba n'igihe yinumiye akagenda ntabibwire madamu, akivura ukwe, kandi burya nta n'icyo biba bimaze kuko urivura ugakira, madamu wawe ararwaye wenda we nta n'ibimenyetso agaragaza, wamara gukira mukongera mugakora ihuzabitsina akongera akakwanduza, kongera ugasubira kwivuza. Ni ukuvuga ngo rero ziriya ndwara kugira ngo zivurwe neza ubundi kwa muganga bakubwira ko uba ugomba kuvuranwa cyangwa gusuzumanwa n'abantu bose mukorana ihuzabitsina kugira ngo babavurire rimwe, mukirire rimwe, mutazongera kwanduzanya. Ibyo byerekana rero ukuntu iri huzabitsina abantu bafashe nk'ikintu cyoroshye, rigenda rikururuka rigakora ikigozi, rigakora ikintu kigenda kizirika, ukazasanga mwese muzirikiyemo hagati, ntimubasha kwigobotora. Mwese mwagiye mwangirika, buri wese ku ruhande rwe, buri wese ahangana n'ingaruka ze. Urumva ko mu by'ukuri bya bindi twita ngo ingaruka zikomeye, ngo nuko ngo mwandura ngo virusi itera sida, ngo ingaruka zikomeye ngo nuko ngo usama inda, ngo kandi ngo byose byabonewe umuti, ngo ubu ngubu ngo umuntu ushobora kujya ngo kwa muganga ngo bakamukuriramo inda ngo mu buryo bworoshye, ngo itegeko ryarabyoroheje, ngo ubu hari ibyiciro by'abantu byemewe, ngo umuntu ariyaranja ngo akajya muri kimwe muri ibyo byiciro. Ndashaka kubwira ko buriya reka nabyo tubiganireho kuko kubera biriya biganiro bivuga ku buzima bw'imyororokere, nagiye mpura n'ibintu bitari byiza kandi bitoroshye. Mu by'ukuri abakristu nako abemera Imana muri rusange, ndumva nta dini ryemera gukuramo inda ni icyaha cyo kwica. Icyo ngicyo kirabanza kikajya ku ruhande. Urumva ko niba ari ibintu wowe ubwawe wikururiye, wabikoze nk'umukino, urabikoze, nibyo koko ugiye kwa muganga, yewe banabikoze neza kuko bo baba bafite ubumenyi buhagije. Ntabwo ari nka kwa kundi abantu bajyaga mu gisambu kwa rumashana cyangwa ku mukecuru uri aho ngaho agakoresha ibiti by'isombe ugasanga nyababyeyi yarayipfumuye.
cyangwa abandi bagakoresha ibyuma bidasukuye ugasanga bikwanduje ibindi birwara cyangwa bigusizemo kanseri. Ubu ngubu rwose umuntu ajya kwa muganga mu buryo bwemewe bakabikora mu masaha make bikaba birakemutse ntihagire n'umenya ko wigeze usama. Ariko si umutimanama wawe ko uhorana nawe iteka, uhora ugukomanga, wibaza ko utaba usigaranye igikomere? Mu by'ukuri ukeka ko ingaruka wazigabanyije byoroshye kubera yuko ugiye gukomeza amashuri yawe, ntabwo amashuri yawe azahagarikwa no kurera uruhinja rwagutunguye cyangwa gutwita inda yakuguye nabi, ntabwo rubanda bazaguha urw'amenyo ngo dore ngo abyariye iwabo, ariko umutimanama wawe. Kandi niba ugira ngo ndakubeshya, reka nguhe ubuhamya. Hari umwana w'umukobwa wigeze kumpamagara ndi mu kiganiro, kuko nakundaga gutanga nimero yanjye, n'ubu ngubu nimero yanjye rwose ndayitanga no kuri cano mwarabibonye ko iriho. Hanyuma arampamagara arambwira ati rwose ati ntabwo ngiye kureba ngo nkubeshye, ati ntabwo navuga yuko bamfashe ku ngufu, ati cyakora ndi munsi y'imyaka 18 kuko yari afite imyaka 17, ati nagiye ahantu, ati hari haje, ati hari maison de passage cyangwa se izi nzu abantu bakodesha zo kubamo igihe gito. Noneho iyo nzu yari yarakodeshejwe muri iyo minsi n'abadiaspora, abanyarwanda baba mu mahanga, kwa kundi baza mu Rwanda mu minsi mikuru cyangwa kwa kundi muza mu Rwanda mu minsi mikuru niba ari mwe ndi kubwira. Noneho baza ari abasore 4, baraza bakodesha ahantu inzu ifite ibyumba 4, buri wese afite icyumba cye, bahurira muri salon, ku manywa bajya muri gahunda zabo, hari n'abagiye gusura imiryango yabo yo mu giturage bakamaraho iminsi bakageraho bakagaruka, ariko barayifashe mu gihe runaka, ntago nibuka niba cyari igihe cy'ukwezi cyangwa igihe kingana iki. Mbese uwo mwana w'umukobwa we uko yabinsobanuriraga nuko nguko. Arambwira ati noneho rero ati n'undi mukobwa w'inshuti yanjye wandangiye ko hari abasore b'abanyarwanda baba mu mahanga baje muri vakanse bakaba bakeneye abakobwa. Niryo jambo bakoresha, ni ugukenera umukobwa gusa, ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukobwa wo gukoresha iki cyangwa ni umukobwa wo kugira inshuti yanjye wenda ngo tuzapange ibyo kubana. Oya, ni umukobwa ahubwo wo kugira ngo babe bari kumwe ako kanya ariko bakorane n'ihuzabitsina. Uwo mwana w'umukobwa rero abagiye atyo, agiye muri iyo nzu, ahuye n'umusore wari wamutumije, urumva ni nka komande yari yatanze, kandi ntabwo ari umwana usanzwe akora uburaya, ahubwo ni kwa kundi nyine uburara busigaye bwarageze ku rundi rwego. Urumva aravuga ati buriya kubera ko ari umudiaspora ndamukuraho amafaranga, aragenda rwose. Bakora ibirori bishyushye, urumva kenshi iyo bari mu nzu nk'izo ngizo baba bafite inshuti zabo baherukana kera ziza kubasura buri kanya, baba bafite amayoga atavaho bari kunywa basinda buri kanya, batazi mbese ubuzima bwabo bari ibirori, nibyo biba byarabazanye kwishimisha no kuruhura mu mutwe. Nuko nawe agerayo rero, baranywa barasinda barishimisha, araharaye ijoro rya mbere, ijoro rya kabiri nibwo yatangiye gushyira ubwenge ku gihe, aravuga ati ariko nkwiye gutaha. Rwose nta kibazo cyabayeho, umudiaspora aramuherekeza, amutwara mu modoka ye nziza, amugeza iwabo, amuha n'amafaranga. Ubwo ntumbaze ibyo yabeshye iwabo. Kera kabaye rero umukobwa ariko asanga aratwite. Njyewe yampamagaye ambwira yuko hashize amezi 3. Ubwo urumva abadiaspora bose baragiye, yagerageje gukurikirana ngo abaririze ngo amenye ngo ninde, yaramuyobewe. Urumva yaramuyobewe, kuko ngira ngo ibyo yarazi n'amazina kwa kundi wumva bahamagara umuntu ngo Jean Paul, bikaba ari ibyo ngibyo gusa azi ngo yaryamanye na Jean Paul, nta kindi. Nge yaranambwiye ati nkubwije ukuri, ati ntago nzi niba ari Jean Paul wenyine, ati kuko
bari abasore bane ati kandi uburyo twari tubayeho rwose muri iyo nzu byari ubwisanzure totale kandi bageraga aho bagasinda bagaheza ku buryo ashobora kuba rero yaranakoranye ihuzabitsina n'abandi batari na Jean Paul kuko njye naramubwiraga ntiwashyize imbaraga mu kumushakisha kubera iki uri gushyira imbaraga mu gushaka serivisi zo gukuramo inda kuko burya iyo wenda ku mwana uri munsi y'imyaka 18 bahita itegeko riba ribara yuko ntabwo afite ubwenge buhagije bwo gukwepa bwo kumenya uburiganya umuntu mukuru yamukozeho kugira ngo amusambanye ni nayo mpamvu bavuga yuko ari ugusambanywa atari gufatwa ku ngufu kuko nta ngufu mu by'ukuri aba afite ariko iyo ari abantu bakuru babiri nubwo haba habayeho wenda agahato kutabyumvikanaho ariko nyuma ukaba ubona ari ibintu bishoboka yuko umubano wanyu hari uburyo wakomeza burya ntabwo ikintu wakabaye utekereza bwa mbere ari ugukuramo inda ahubwo wakabaye utekereza bwa mbere kuvugana na se w'umwana kuko nawe aba afite uburenganzira ubwo tubaye nk'aho twirengagije ya makosa yabayemo mu guterwa inda niba ari uguhohoterwa cyangwa niba ari ubushukanyi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko icya mbere kiba gikwiye kubaho ni ukureba se birashoboka ko habaho imibanire na se w'umwana hakabaho uburyo bwo kubyara no kurera umwana ariko niba ubwo buryo budashoboka tuvuge wenda nk'abafashwe ku ngufu ntago navuga ngo nicyo gitekerezo cya mbere ahubwo icya mbere nyine ni ukuba wabyakira ukaba wakwiyemeza kurera umwana cyangwa se ukaba wanafata umwanzuro ni wowe uba ufite uburenganzira bwawe ariko nyine kuri uwo mwana w'umukobwa reka mbariwe ngarukaho njye namubajije niba yaragerageje kumenya se w'umwana ambwira ko rwose yabigerageje ariko ntiyabishyiramo imbaraga nyinshi kuko uko yagendaga agerageza gukusanya amakuru nibwo yagendaga abona yuko ashobora kuba ataranatewe inda na Jean Paul ahitamo rero kubyihorera arambwira ati icyo ngushakaho ubu ni ukumfasha ukandangira aho najya kugira ngo bampe iyo serivisi yo gukuramo inda namurangiye ku bitaro bya Muhima abakorera ku bitaro bya Muhima mu mbabarire kuko iki kintu ntabwo nahasimbuka ntakivuze kandi na Nyagasani ambabarire rwose nagize umwanya uhagije wo kwicuza no gusaba imbabazi gusa ku rundi ruhande nzi ko uyu mwana w'umukobwa nawe namufashije nubwo mu by'ukuri yakomeretse kandi ku rwego rwo hejuru reka nkubwire ukuntu yakomeretse yaragiye ageze ku Muhima haba hari ababyeyi benshi bari ku bise bari ku nda baje kubyara bakeneye serivisi bamwe baboroga abandi bayobewe aho bagana abaganga bo ku Muhima bagira akazi katoroshye pe rwose hanyuma rero hakaza uyu mwana w'umukobwa ukeneye serivisi yo gukuramo inda yari ahakubitikiye kuko buri wese yamunyuragaho ati okay wowe uje kubyara biba bigaragara nyine inda igeze ku mezi 9 bigaragara hanyuma wowe ushobora kuba uje gukuramo inda ugiye ku ruhande tubanze dufashe ababyeyi turaza kugarukaho mu kanya noneho muzi n'umuco nyarwanda abantu bose bagahita bamukebuka ibintu bivugwa uko mbivuze niko yabimbwiye kereka niba wenda yarashyizemo amarangamutima n'ibikabyo kubera wenda ububabare yari yifitiye ariko nuko yambwiye arambwira ati ni umunsi wa 3 nsubiyeyo bataramfasha bamubwira bati nawe reba ushyire mu gaciro ntabwo twareka gufasha umubyeyi ugiye kubyara uri kubise ngo tuba ari wowe dushyira imbere pe biragoye kuba umuntu yakwishyira mu mwanya wa buri wese kuko ni ibintu byumvikana muganga yiga agamije kuzakiza ubuzima bw'abantu kuzarokora ubuzima bw'abantu
uwiga kubyaza yiga ngo azafashe ababyeyi kubyara abana bazima nabo kandi ubuzima bwabo ntibuhahungabanire. None urimo uraza kumubwira ngo gukuramo inda agufashe umubyeyi aba amushyize ku ruhande. Urumva nawe ko bitoroshye. Ari muganga ntabwo yari yorohewe. Ari n'uyu waje gusaba serivisi yo gukuramo inda nawe ntabwo yari yorohewe. Ariko tureka aho ngaho ibyo byamubayeho. Serivisi yageze aho arayibona, inda bayimukuriramo, arataha, ariko ndahamya ko afite ibikomere ubu ngubu atakwibagirwa. Kandi urumva hari n'igisebo cyavuyemo kuko ibyo ari byo byose ntihabuze uretse ko ababyeyi iyo bari ku nda nabo ntago uwo mwanya bawubona wo kubitindaho, ariko niba ari ibintu ari ahantu yiriwe rimwe kabiri bwa gatatu bakaba ari bwo bamufasha, kandi ushobora gusanga hari n'uwamubonye n'uwamumenye, hari uwo bazahura akavuga ati uriya twahuriye ku Muhima aje gukuramo inda. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Uribaza icyo kintu? Ese ko kwirinda biruta kwivuza, kuki utakwirinda hakiri kare? Kuki wagera iyo yose? Wagiye ufata umwanya wo kubitekerezaho hakiri kare. Ni ukuri ihuzabitsina ku bantu batashyingiranywe ni ikintu kigira ingaruka kandi benshi badakunze kuvugaho, ziri ku rwego rwo hejuru. Reka rero mvuge ku bintu nka bibiri tugana ku musozo. Ikintu cyitwa contraceptive cyangwa imiti ibuza gusama, kuko buriya nayo ikoreshwa abantu bagira ngo bazabone uko bakora ihuzabitsina bisanzuye, ariko muzi ko igenda igira ingaruka. Ntabwo ndi bubitindeho kuko byo byasaba ikindi kiganiro cyihariye, ndetse nanabasezeranyije yuko icyo kiganiro rwose nzagikora gitunganyije. Njya mbona benshi bagendera mu kigare bakavuga ngo imiti ibuza gusama ngo ni mibi, ngo igira ingaruka izi n'izi, ariko ntabwo tuba tuzi ngo ni izihe. Ushobora gusanga wenda nyinshi zinaterwa n'uko twayikoresheje nabi. Yo nzayikorera ikiganiro cyihariye. Ariko urumva iyo umuntu yiyemeje gukora ihuzabitsina kenshi n'abantu batashyingiranywe, hari igihe biba ngombwa yuko akoresha iyo miti, kandi iyo miti nayo ikamugiraho ingaruka. Bitavuze ko n'abantu bashakanye iyi miti bajya bayikoresha, ari nayo mpamvu nshaka kuzayikoraho ikiganiro cyihariye kugira ngo nunayikoresha ujye umenya ibyo kwitondera, kugira ngo ube wagabanya ingaruka ya miti yakugiraho, cyangwa se ube ushobora no kuba wanahitamo kuyihorera bitewe n'ubumenyi uzaba uyigizeho. Ikindi rero nshaka kuvugaho, nigeze kukivugaho mu bindi biganiro, ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se ihuzabitsina n'abantu benshi mbere y'uko ushaka uwo muzabana, mbere y'uko ushinga urugo rwawe, bifite ukuntu byangiza umuntu, bikaba bishobora no kugira uruhare mu kugusenyera mu gihe wageze mu rugo rwawe. Reka nguhe urugero rw'umugabo umenyereye guhura n'abantu bakorana ihuzabitsina, ariko ari ba bantu babigize umwuga, ba bantu bigurisha. Bariya bantu baba bafite uburambe, baba bafite ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru, kandi kubera wenda umubare w'amafaranga runaka wamuhaye, cyane cyane ko muba mudahura buri munsi, waba yafashe umwanya wo kukwitegura, umva agukorera ibyiza byose utekereza kugira ngo nyine ugubwe neza n'ubutaha uzagaruke. Hanyuma rero nugera mu rugo, umugore mwashakanye ashobora kuba uwo munsi ataramutse neza. Hashobora kuba impamvu nyinshi, hashobora kuba n'ubwo bumenyi rega atabufite. Ubwo bumenyi wasanganye uriya wundi ashobora kuba uwo mugore mwashakanye atabufite. Kandi mu mutwe wawe hari ikintu wamaze kugurana na wa muntu, hari ishusho yamaze kugushyiramo yuko imibonano mpuzabitsina igenda. Ushobora gushaka rero umugore ukaba witeguye ko nawe nimukora ihuzabitsina
biri bugende buryo, ukabona nta na kimwe yiyiziye, ameze nk'aho atanabyitayeho, ameze nk'aho atanabyishimiye. Buriya bari abantu babigize umwuga, umugeraho rwose akagusingiza, akakurata, nubwo wabikora nabi akavuga ati uri uwa mbere, turakoze sheri kubera amafaranga uri bumuhe. Ariko umugore ushobora kubikora nabi akakubwira ati ariko ntago byagenze neza, kugira ngo ubutaha uzikosore, warangiza wowe ukagira ngo ni uko utabikunda. Ubwo rero urumva yuko haba harimo ingaruka nyinshi. Urumva mu kubaka byaba bisigaye byaba bihitse bikubangamira. Hanyuma turebe yewe no ku mugore nawe wahuye n'abantu benshi, nawe buriya bibaho ko ashobora gutangira kugereranya ibitsina by'abo bahuye, akareba agasanga umugabo we ntacyo yibitseho, n'ubu na tekinike ntazo yibitseho. Urumva yuko bishobora nabyo gutera ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero iyo wagize ibihe byo gukora ihuzabitsina n'abantu benshi, bigusaba imbaraga nyinshi kugira ngo usubire mu buzima busanzwe. Icyo nasoza nkubwira nuko nsubiramo nuko kwirinda biruta kwivuza, kandi aho waba ugeze hose guhindukira birashoboka. Ushobora kubihagarika uyu munsi ukavamo umuntu muzima, ariko niba ukomeje ubwo buzima umenye ko ingaruka ari nyinshi. Ngaho komeza ugubwe neza. Nizere yuko ibitekerezo biri buze ari byinshi. Nizere ko iki kiganiro muri bugisangire muri benshi, kuko ikigamijwe ni ukugira ngo twirinde aho kugira ngo tuzarwane no kwivuza. Ibihe byiza. Buri munsi twunguka ubumenyi bushya. Buri munsi tukugezaho ibiganiro bishya bigamije kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere ndetse n'iterambere. Kanda ahanditse subscribe cyangwa abonnez-vous, ukore n'ahashushanyije inzogera kugira ngo we kugicikwa. Tubeho neza n'umuyoboro wawe. Nyuzaho ibibazo n'ibitekerezo byawe dufatanye kubinoza. Iki kiganiro nikikuryohera ugisangize n'abandi. Inkunga y'ibitekerezo ni ingenzi kuri twe. Iyo amafaranga nakarusha. Washyigikira iyi channel kuri Momo Code 3534661 cyangwa nimero ya Momo 0783318997 TN Rwanda. Watuvugisha kandi kuri 0788318997.